muri gahunda yo gufasha leta y'u Rwanda kugera ku iterambere rirambye. Umuryango w'abakorerabushake w'Ubwongereza VSO ishami ry'u Rwanda umaze imyaka isaga 2 ufasha leta y'u Rwanda mu bikorwa by'iterambere. Ibi byakozwe cyane cyane hitagwa ku ireme ry'uburezi ndetse no guhana imibereho myiza y'abantu bafite ubumuga. VSO ibi yabikoze binyuze mu mushinga Inspired. Ni umushinga wakoreye mu turere dutandukanye tw'igihugu, gusa tukagenda dutandukana bitewe n'igice umushinga wibandaho, haba mu birebana n'uburezi cyangwa se gufasha abantu bafite ubumuga kwifasha. Twasanze ko imyigishirize y'abarimu yari ntabwo yatumaga umunyeshuri yibona mu byo yiga, bigatuma ni kwa kundi twese twize umwarimu avuga ngo ni jye uguha ubumenyi wowe ntacyo uzi. Nuko nguko byari bimeze, ariko aho bigeze ubu ngubu uriya mushinga twawukoze kugira ngo abarimu batangire kuvana mu mitwe yabo teori bafite ku myigishirize, bashyire mu bikorwa ituma umunyeshuri ashobora kugira uruhare mu myigire ye ndetse akagira ubushakashatsi ashobora kwikorera, akagira ubumenyi ashobora kugira, n'umwarimu agashakashaka mu bintu bimuzengurutse ibyo ashobora gukoramo imfashanyigisho. Ikindi kwari ukugira ngo umuyobozi w'amashuri, umuyobozi w'ishuri n'umuyobozi w'uburezi ashobore gusobanukirwa aho imiyoborere y'ishuri n'imiyoborere y'uburezi ihuriye n'imyigishirize n'imyigire y'umunyeshuri. Through Inspired, we wanted to support the government's ambition to ensure that all citizens can benefit from national development, but also make their own contribution to development, including people with disabilities. We wanted to work at 3 levels. We wanted to help support and influence national policy so that it's more inclusive of people with disabilities. We wanted to support local government to implement those national policies at local level to make sure that local development is also inclusive of people with disabilities. And we wanted to work with civil society to make sure that they had a voice to help to hold government to account for the decisions that are made that affect people with disability. Also at local government level, we supported the National Council of People with Disabilities, their local committees, to represent the voice of their constituents in their communities. Mu rwego rw'uburezi, uyu mushinga Inspired wakoreye mu turere dutandukanye, by'umwihariko bakibanda ku mashuri yigisha kwigisha azwi ku izina rya TTCs. Muri aya mashuri bibanze ku byafasha abarimu n'abayobozi b'ibigo kwita ku ireme ry'uburezi. Uretse kubahugura ku birebana n'uburyo bw'imyigishirize buha urubuga abanyeshuri, binyuze mu bakorerabushake ba VSO baba mu bigo bitandukanye muri ayo mashuri hirya no hino mu gihugu, banabigisha uburyo bakwikorera imfashanyigisho bifashishije ibikoresho biboneka iwabo kandi bihendutse. Ibi ngo byagize impinduka zikomeye mu myigishirize. Kera abanyeshuri bajyaga kwigisha bagatanga isomo, navuga nko mu cyuka nta bikoresho bigaragara bereka abana. Ubu ngubu rero byarahindutse kuko abana basigaye biga bareba izo mfashanyigisho bikabafasha kumva neza isomo bahabwa. Kenshi na kenshi mbere twaravuga tuti nta bikoresho dufite, tugategereza ko hamanza kuboneka ibikoresho biturutse ahandi, ariko baduhuguye batwereka ko ibikoresho byo hafi twita ko nta mumaro bifite twabikoresha kandi bigafasha abana mu kwiga. Kandi kuko tubigerageje twarabikoze na n'ubu turabikora, tubona ko bifasha abana, kuko mbere twarazaga ukaba wakigisha isomo ukavuga abana nabo wenda bakaho umwanya bakandika, ariko ubu ntabwo ariko bimeze, byarahindutse. Ahubwo uraza witwaje materiel, abana uburyo bari kureba materiel ubabazaho utubazo, isomo barifata nta na introduction wawe watangira gukora, bakumva icyo mushaka kwiga. Twabonye many trainings ya VSO, twabonye amahugurwa menshi cyane kuri za TTC Matimba ku bigo byigisha inderabarezi, kandi batwigishije cyane cyane gukoresha imfashanyigisho kurusha uko twakoresha ibindi. Byavuze ko ari imwe turu imwe ya twakoresha kugira ngo abana batsinze twajya dukoresha imfashanyigisho. Natwe twasanze rero bitworoheye kandi bitugabanyije akazi. Ubu ngubu nta kibazo dufite, imikorere myiza tukesha VSO. Nta yindi nama yatutse ku ruhande kugira ngo
kuko mbere twigishaga mu kavuyo cyangwa ugasanga ni wowe ufite materials mu mutwe, ufite materials uraza ugacuncumuka ku kibaho kanisi urumva ntago byari bimeze neza. Ibi ni nako bisobanurwa na bamwe mu banyeshuri bigishwa kwigisha. Bavuga ko byahinduye uburyo bw'imyigishirize yari isanzweho, ku buryo n'abarimu bari basanzwe bigisha babigiraho byinshi, nabo bakura mu bakorerabushake ba VSO babahugura umunsi ku wundi, bakanabakurikirana mu kazi kabo ka buri munsi babaha inama. Ibi biragufasha cyane kuko iyo winjiye mu ishuri ugifite umwana bwa mbere yakibona ufite ikindi kipapuro ahita aba attentive cyangwa se itaba interese bigiye kuba akitegura. Ubu icyo gihe nyine ugiye kwigisha ntabwo bikugora cyane ko umwana aba ari ready, aba yiteguye avuga ati mwarimu ndabona mubonanye ikintu. Ariko iyo winjiye nta kintu ufite ariyicarira akanisakuriza ntanagukurikire. Mbere ntabwo nari nzi gukora materiel cyangwa gukora ibingibi. Numvaga ko imfashanyigisho ari zizava mu nganda zikaza ngaha tugazikoresha twe ubwacu tutabikoze. Twatekerezaga isomo turi bwigishe bakibaza materiel bari bukoreshe. Nkabwiye ati nyamara dukoresheje ibikoresho bifatika abanyeshuri babyumva. Nuko nagiye mbafasha twarabyize. Uretse kunoza imyigishirize, VSO binyuze mu mushinga Inspired yanafashije abayobozi b'ibigo by'amashuri kunoza neza imiyoborere bakora igenamigambi rinoze. Nabanza kuba ko bameze nk'abadukangura, twari twifitemo ubwenge n'ubushobozi tudakoresha. Aba bafatanyabikorwa rero bahageze nibwo twatangiye kwikuramo bwa bumenyi bwari butwiyishemo. Mwinjemo urabona ibintu by'imifuka ivamo umuceri, ivamo amasukari, ivamo umunyu, twarayijugunyaga iyo mifuka. Ariko ubu ngubu ni igikoresho gikomeye aho twakoreshaga ibipapuro tubishushanyaho, ejo imvura yabinyagira bikasibama bigacika. Ubu dufite ibikoresho bihoraho bidashobora gusaza rwose bizamara igihe kirekire. Noneho uretse n'ibyo hari ibindi bintu twajugunyaga, ndetse ngira ngo dufasha n'amahoteli amwe hafi yacu kuko tujyayo biririya mipfundikizo y'amacupa y'amafanta y'inzoga bajugunyaga dufite imifuka mu mahoteli bayidupakiramo tukayizana. Urumva bya bipapuro twajyaga kugura byinshi bya papier Bristol, ibindi bikoresho twaguraga ntabyo tukigura kuko twabonye noneho mu byo twajugunyaga ahubwo ari byo dusigaye dukoresha. Kandi uretse n'icyo nuko bidufasha no guproteja environnement. Badufashije mu guhugura abayobozi b'ibigo cyane cyane hano muri Karangazi, bahuguye aba headmasters bose, baduhugura mu miyoborere myiza, gukora action plan, gukora budget na implementation yayo, kugira ngo tubone uko tuyobora neza ibigo. Nubwo twari dusanzwe tubizi, ariko ubundi ya hari amahugurwa adufasha kugira ngo twongere ubumenyi kuri bwa bundi twari dufite. Mu rwego rwo kwita ku bafite ubumuga, VSO ibinyujije mu mushinga Inspired yagerageje kubaka ubushobozi bw'inzego zitandukanye kugira ngo zibashe kumva neza inshingano zabo n'uruhare rwabo mu gusigasira uburenganzira bw'abafite ubumuga. The first one was around national policy and policymakers perhaps not fully understanding how their policies and national programs need to include people with disability. The commitment was there, that was obvious, but it was helping those policymakers understand how to make policies more inclusive. The second area was local government. There's an awful lot of pressure and demands on local government to deliver services to local populations, and it's challenging for them to include people with disabilities sometimes into their programs. The voice of civil society in the disability movement in Rwanda again has grown, but through Inspired we wanted to build on the momentum that had already built up since 2005 to support the National Union of Disability Organisations to continue to grow as an umbrella body, and also the individual member organisations of NUDO. NCPD local committees were relatively new. They came in 2011. So what we wanted to do was working with NCPD Kigali office, we wanted to build the capacity of those local committees to really gather the views of the people that they represent and to communicate those back to the local authorities so together they can come up with solutions to local problems. Imibereho y'abafite ubumuga hirya no hino aho uyu mushinga wakoreye bemeza ko yahindutse. Ibi bikagaragarira mu buryo bwinshi butandukanye bitabwaho, haba mu kubafasha kwihangira imirimo,
kubavana mu bujiji bigishwa mu buryo butandukanye no gufasha abana bamugaye bakiri bato kwiga. Bamwe muri bo bavuga ko byahinduye byinshi mu mibereho yabo. Uko nari imeze ntago nari mbaye uko mbyishimiye. Wasangaga hari igihe umuntu yambonaga akumva nta nico yambwira bitewe nuko nari mbayeho. Ubu ngubu hari n'ushobora kuza akambwira ko ngomba no kumuguriza amafaranga. Impinduka zo zarabaye bitewe nuko ubu nanje banyubaha nk'abandi bose. Mu rugo nabaga nabasaba isabune cyangwa n'amavuta yo kwisiga, ariko ubu ngubu mbasha kubyigurira nta kibazo. Ntabyo mbasaba muri makeya, kandi ikindi ukuba ndangaha byorohereje n'ababyeyi banjye bo mu rugo ku buryo ubu nari ikintu bashobora kuba bavuga ati wenda dukeneye nk'iki nanjye nkaba nabasha kukibabonera. Kimwe mu bintu by'ibanze abafite ubumuga bishimira harimo kuba ubu imyumvire imiryango yari bafiteho igenda ihinduka. Abantu bakaba bafata nk'abandi kandi ko nabo bafite icyo bakwimarira ndetse bamarira n'umuryango nyarwanda muri rusange. Igihe VS itari yakakoranye natwe twumvaga ko umuntu ufite ubumuga akwiye kubaho kubera gusabiriza cyangwa se izindi ngunga zindi ariko kwikorera atabishoboye. Ariko aho VS yiziye uyu ni umurima, iyi mbuti iteyemo iduhagazeho gaciro k'ibihumbi 200 n'andi. Ibyo byose tubikesha VSO. Turafite n'umurima mu kagari bita Nyagisozi naho ibi modoka yahageranira kuhabageza. Ibyo byose tubikesha VSO. Nkatwe ntitwabaga twabasha kuba twagena ngo dutinyuke tujye gusaba amafaranga mu bigo by'imari kubera ko twitinyaga ngo dufite ubumuga nta bushobozi. Twari tuzi ko umuntu wese ufite ubumuga ari umuntu udashoboye, ariko VS maze kuhagera twabonye ko icyo gikemutse. Batugaragarije ko umuntu ufite ubumuga ashoboye, wenda ikibazo cyaba kirimo ari ukubura ubushobozi bwo gukoresha, ariko umuntu yaba yabonye ubushobozi akaba yabasha gukora. Inzego z'ibanze nazo zivuga ko kuba barahuguwe kumenya ibibazo by'abafite ubumuga byabafashije kubakorera ubuvugizi kandi ko banyurwa n'iterambere ryabo n'uruhare rwabo mu iterambere rusange. Muri politiki za kera kanziternyo ufite ubumuga byaga bivuze umuntu udafite cyamazi, ukamwita ikimuga, ukamwita ikintu, ukamwita igici. Ariko tumaze guhugurwa twasanze hari ukuri twayaga twirengagiza ufite ubumuga nawe arashoboye. Mwageze wacu ku murenge mwabonye koperative bafite ubumuga baboha uduseke twiza cyane ku buryo abageze ku murenge bose bataba tuguze. Twanabafashe nyine kubona ngo bonaho banakorera. Tumaze kubona akamaro kabo mu murenge, tumaze kubona kuko uruhare rwabo mu murenge rudufasha kurushaho kwihutisha iterambere ry'umurenge n'abaturage muri rusange. Twahinduye imyumvire twumva cyane ko ufite ubumuga nawe afite icyo ashoboye, ku ruhare rwe rukeneye mu kubaka igihugu cyacu, kandi ko iyo ahawe ijambo n'umwanya wo gukora iterambere ririhuta ku buryo bugaragara. Guverinoma y'u Rwanda izirikana uruhare uyu mushinga wagize haba mu gufasha kubungabunga ireme ry'uburezi no kwita ku bafite ubumuga. Minisiteri y'Uburezi yishimira ibyo uyu mushinga wagezeho, ikanashimangira ko bimwe muri ibyo babishyize mu by'ibanze byihutirwa igihugu gikeneye. Iyo rero ugiye mu mashuri abanza ukareba abarimu bagiye barangiza muri iyi myaka ya vuba, usanga mu by'ukuri aribo bafasha bagenzi babo bagiye barangiza mu myaka ya kera uburyo bigisha amasomo, cyane cyane amasomo y'ubumenyi n'ikoranabuhanga, amasomo y'indimi se, gukoresha ururimi rw'icyongereza mu mashuri n'ibindi byose bijyanye nk'ibyo byo gushakisha ibyo bita teaching aids, ibintu bifasha umwarimu kumvikanisha isomo yigisha akoresheje ibintu afite aho ngaho muri neighborhood. Ni ikintu ubona byafashije cyane, biriho byigisha n'abandi batanyuze muri bagize amahirwe yo kunyura muri uwo mushinga, ariko ubona iyo transmission y'ubumenyi, iyo knowledge transfer y'ubumenyi iragenda yihuta, kuko iyo umwarimu bamubonye bagenzi be yuko we ariho yigisha neza kandi nta kintu gihambaye yakoresheje, nta mafaranga ahambaye yakoresheje, bashaka kumenya aho ubigenza ute, bigenda gute. Icyo gihe rero iyo knowledge transfer bitangiye gukora, tukabona mu by'ukuri bifite impact nziza cyane twashimye. Ibi kandi ni nako inama y'igihugu y'abafite ubumuga ibibona. Unakora byinshi badufashije kugeraho. Ntabwo umushinga wakorewe mu gihugu hose,
wakorewe mu turere 11 usanga aho bakoreye hatandukanye n'aho batakoreye, kubera ko hari aho barimo bigishijwe kwita ku bana bafite ubumuga. Ubu ngubu usanga bigisha neza no batabahetse cyangwa ngo babanga. Icyakabiri no kusanga nko n'abaturage ubwabo bagiye bigishwa uburyo bakwita kuri abo bana, ugasanga n'ababyeyi barashishikariza kujyana abana ku mashuri. Icyagatatu nakubwira nuko n'abafite ubumuga hari nk'inzego dufite zina mu bafite ubumuga ziri mu mirenge, mu tugari, aho hose wasanga hamwe na hamwe inzego zacu zatowe zitabasha kugera kuri babandi babatoye ngo abasore barebe ibibazo bafite babashe kubizamura mu nzego zibishinzwe bishakirwa ibisubizo. Aho rero hari aho umushinga wagiye udufasha guha ubushobozi b'abantu batowe bakabasha gusanga babandi ababatoye bakaganira nabo bakamenya n'ibibazo bafite muri rusange kuko bagabonye ubushobozi bubagezayo. Iki ni ikintu cyadushimishije cyane cyatumye inzego zacu muri tuno turere zikora neza kuko tutari tubifitiye ubushobozi. Uyu mushinga Inspired mu turere wakoreyemo, benshi mu bagenerwabikorwa bawo bagaragaza impinduka zikomeye wabagejejeho. Hari abavuga ko bagize ubushobozi buhagije bwo gukomeza ibyo bahawe n'umushinga, ariko kandi hari naho inzira ikiri ndende, cyane cyane nko muri gahunda yo kwita ku bafite ubumuga no kubatoza kwifasha.